Bahikaze kuri Generation Link nk'ibisanzwe. Uyu ni mwanya tubagezaho amakuru, ibiganiro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye tuba twabateguriye. Dushimira mu mwese mwamaze gukora subscribe, tunakangurira wowe utari wakora subscribe kuyikora kugira ngo amakuru, ibiganiro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye tuba twateguye bijye bikugereraho ku gihe. Mu minsi kuwa gatanu, nanjye kuvuga ngo mu minsi mike ishize, ariko ni kuwa gatanu, mu nama y'igihugu y'umushyikirano, umuhanzi Bruce Melody yagejeje His Excellence icyifuzo ku bijyanye no kuba bafasha mu kumonetiza social media zo mu Rwanda. Ubwo havuzwe social media, havuzwe ama YouTube, TikTok, Facebook, Instagram n'ibindi, ku buryo umuntu uri mu Rwanda ashobora kugira amafaranga runaka akorera ayakuye kuri ziriya mbuga nkoranyambaga, bitanyuze mu bantu bamunyuzeho ngo bamamaze, ahubwo we content yakoze bitewe na views zagize akabikuramo amafaranga. Minister wa Mini ICT cyangwa se Minisiteri y'Ikoranabuhanga no guhanga udushya, Musoni Paula, yabivuzeho avuga yuko hari ibisabwa kugira ngo social media zibe zabasha kuba monetized hano mu Rwanda. Avuga n'ingano y'amafaranga bisaba, avuga ko hari ibyakozwe ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko aba YouTuber bo basa naho batabyishimiye, bavuga ko igisubizo yatanze gifefetse, bakavuga ko yabeshye His Excellence, ariko mu by'ukuri urebye ushobora gusanga ataramubeshye, kubera yuko ibyo yasobanuraga bya monetization, byo kumonetiza social media uri mu Rwanda, buri ziriya nzira yavugaga ntabwo nge nari mbizi, ariko ushobora gusanga arizo binyuramo. Urugero ndavuga nko kuri YouTube, kubera ko nsa naho byo mbifiteho amakuru. Urumva ni ibintu ndimo guhera 2017, guhera 2017 ngewe nakoreshaga YouTube, kandi mu buryo bwo gutanga amakuru n'ibindi, nubwo hari igihe kigera umuntu akaba bihagaritse akajya mu bindi, ariko nyine n'ubu ngubu mbirimo. Bivuze ngo hari amakuru mbifiteho. Kugira ngo monetize YouTube channel yawe igiye muri YouTube partner program, ube umupartner wabo, kuyimonetiza bigusaba ko uhindura location, ukagaragaza ko iyo channel iri muri Amerika, iri ahandi mu bihugu nyine byemera iyo monetization. Nkeka kandi nabyo minister yari arimo asubiza, avuga ko byo ngibyo bigira ikintu bisaba. Ariko kuba YouTubers nubwo basa naho babisamiye hejuru bavuga ngo yabeshye, nkeka ko ahubwo ikibazo bo bifuzaga ko abazwa atari cyo yabajijwe. Ikibazo cyari impamvu nyamukuru ni iyihe mpamvu YouTube zino Google Ads, aya matangazo, tuno publicity ubundi tuza muri video y'umuntu ari kureba kuri YouTube. Ugiye nko mu gihugu cya Uganda ukaba ari huri cyangwa za Tanzania cyangwa za Kenya no mu Burundi, iyo uri kureba video yabi yakozwe n'umunyarwanda cyangwa undi muntu, ubonamo du publicity tuza twidisplayingamo. Ikibazo nyamukuru cyari ese kubera iki hano mu Rwanda bitabaho kandi byarahozeho. Bivuze ngo uburyo bwo kureba izo ads uri mu Rwanda byarashobokaga, byaje kuvaho. Ndumva ni mu mwaka wa 2021 niba ntibeshye, nta wigeze amenyeshwa, nta tangazo rigaragaza impamvu byavuyemo, ariko nyine ubwo ko byagenda kose hari impamvu. Rero ikibazo nyirizina kwari ugusaba ko zino utudutangazo, zino Google Ads zisubiramo, kuko zino Google Ads ni z'aba YouTubers bakuramo amafaranga. Niba urebye video ikarangira wabonyemo ads 3, uwakoze video hari amafaranga runaka akuramo. Ni nabyo babazaga rero. Nukuvuga ngo kuba twebwe kumonetiza YouTube channel nta na rimwe byigeze byanga, nta muntu numwe banga ko YouTube channel ye iba monetized kubera ko ari mu Rwanda. Nukuvuga ngo kubera ko tuzi ko bidashoboka, babibona ko wayifunguye uri mu Rwanda, ariko kubera ko washyizemo location ugashyiramo ko ari USA cyangwa se ahandi hantu, urayimonetiza bigakunda. Bivuze ngo ibyo ngibyo ntabwo ari ikibazo. Ikibazo nyamukuru ni ukugaruramo zino ads. Zino ads nizo zifasha aba YouTubers, ari nabyo leta yakabaye ishyiramo imbaraga, kubera yuko ni akazi. Gukora kuri YouTube ni akazi nk'uko n'ibindi bikorwa, ari nayo mpamvu usanga abantu benshi banabyiganira mu mirimo ya leta, cyangwa se ukajya kumva ngo hari ikizami cyakozwe n'abantu 3,000, ariko biburamutse nk'izo ads zigaruwemo abantu bagakora,
niba kuri YouTube wakoraga ugakora wenda ukabona tubaramo wenda amadolari 500 ku kwezi, ads ziramutse zigarutsemo ntabwo ushobora kujya munsi y'amadolari 2000 cyangwa 2500, kubera ko ushaka kwinjiza menshi uzashaka n'abandi bantu bagufasha. Nuvuga ngo wowe kuri wowe bizaba bibaye akazi, uzashaka n'abandi bagufasha muri ako kazi nabo baha akazi, bityo na ya mirimo ihangwa iniyongere, kuko ngira ngo muri NCT2 haba harimo gahunda y'uko hari imirimo runaka izahangwa. Ibyo rero biri mu buryo bwiza kugaruramo ads, ni bumwe mu buryo bwiza bwo guhanga iyo mirimo. Ariko icyo minister yavugagaho ni ukumonetiza social media, ukawamonetiza Facebook, ukawamonetiza Instagram, ukawamonetiza na TikTok, yewe niyo YouTube ukayimonetiza uri mu Rwanda bitabaye ngombwa kuhindura location. Ariko ibyo ngibyo ntabwo ari issue cyane, kuko nta munsi n'uyu numwe byigeze bibaho, bivuze ngo ntitubizi kumonetiza izo social media zirimo za TikTok, zirimo za Facebook, nta muntu byigeze byafekta kubera ko bidakozwe. Ariko gukura ads muri video za YouTube byara affects abantu benshi, kubera ko hari abantu bya YouTube yari itungiye imiryango. Ni ukuvuga ngo YouTube gukuramo ziriya ads, gukuramo ziriya Google ads, byo byagize ingaruka ku bantu benshi. Ni ukuvuga ngo umuntu wari usanzwe akoresha YouTube akaba izo ads zikirimo yarinjizaga wenda tubari $5,000 buri kwezi, ads zikimara kuvamo yasigaye adashobora kurenza byibuze 1,500 cyangwa se 1,000 cy'amadolari. Nuvuga ngo ahubwo habeho uburyo bwo kureba ngo ese ko ads zigiye kugarukamo, izaba inzego zishinzwe itangazamakuru, ziyaba RGB ireberera itangazamakuru ndetse n'izindi nzego bafatanye bavuge ngo ni gute abanyarwanda bashobora guhabwa content nzima, bagakonsuma ibintu bizima, hanyuma ariko noneho nukoze iyo content nzima akagira ikintu akuramo. Ni ukuvuga ngo he kugira umuntu umwe ubirenganiramo. Niba hari abakora nabi abo babibazwa ukwabo, ariko n'abakora neza bari kuri ads abantu babona amafaranga. Uko byagenda kose, niba hari umuntu ufite ahantu yakanze ads zigahagarara, afite aho hantu ashobora kongera kuhakanda ads zikagarukamo. Habeho uburyo bwo kuregulating, bavuga ngo umu-YouTuber winjiriza amafaranga naya yagasoza ati nabo basore nibyo bashyiremo ads abantu bakorera amafaranga basore. Umuntu wakoreye $5,000 kumusoresha bitwaye iki? Niba ari iryo 10% kurisora bitwaye iki? Niba ari 10% bitewe n'ibyo yashoye kubisora bitwaye iki? Baregulating imisoro y'ibyo bintu, ariko bari kuri ads abantu bakore. Abantu barakariye minister bavuga ko yabeshye, bari mu murongo utari wo, kubera ko minister yasobanuye social media monetization. Ntabwo yigeze avuga kuri izi ads ziza muri YouTube, ntabwo arizo yavuze, ntabwo yavuze kuri Google ads. Ikigaragaza yuko ibyo ngibyo barimo banabyitiranya nuko muri website zo mu Rwanda Google ads zizamo. Bivuze ngo kuri YouTube kugira ngo zihagarare hari impamvu runaka yazihagaritse. Iyo mpamvu rero niba hari uwakanze ahantu bigahagarara, ashobora no kongera akahakanda ibintu bigasubira mu buryo, kubera yuko kuri website zo mu Rwanda Google ads zizamo. Niba zizamo bivuze ko no kuri YouTube bishoboka bidasabye kiriya giciro. Icyo minister yasobanuraga ku bijyanye na social media monetization, ntabwo yigeze avuga kuri Google ads, ntabwo yigeze avuga kuri Google ads. Abantu babyumvise nabi. Icyo dusaba rero nuko bibaye bishoboka badusubirizamo Google ads kuri YouTube. Niba umuntu ashobora kureba, niba ngiye narashoboraga kwa uploadinga video, wenda urugero video yagira views tubare 10,000 n'urugero, nkaba mbizi neza ko ngomba gukuramo nk'amadolari nka 15 cyangwa 20 cyangwa amadolari 30, ubu ngubu nkaba nshobora gukuramo amadolari 5 cyangwa nkakuramo amadolari 2. Urumva ni igihombo, haba kuri ngewe haba no ku gihugu, kubera ko nteye imbere igihugu nta kintu gihomba. Iyo nteye imbere igihugu kiba cyunguka. Nuko iki gihugu kigambiriye nuko nge ntera imbere. Kuneza imbere rero nukumfasha no mu ibyo bintu bishobora kumfasha mu gutera imbere. Ads ziramutse zigarutsemo, abantu benshi, hari n'abantu benshi bashobora kureka akazi bakoraga, kuko umuntu wakoraga wari ufite kandi kaza akora, afite n'ibintu bya YouTube akora. Niba arimo akora kuri YouTube ikamwishyura $8,000 ku kwezi, si impamya ko ashobora kuzasubira mu kazi kamuhembaga 1,5 million cyangwa 2 million ku kwezi. Ahubwo igishoboka nuko ashobora kubihagarika akaza agashyira imbaraga muri YouTube kugira ngo abashe no kwinjiza amafaranga yikubye ayo yinjizaga. Ngayo nguko
uko niko ibintu bimeze. Turabakunda cyane. Ni Generation Link. Niba utari wakora subscribe yukore kugira ngo amakuru, ibiganiro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye tukugezaho bijye bikugereraho ku gihe. Turabakunda cyane.